ngukunda Yesu uraruzi namunzani nabona warupima I would hesitate to catch a fight for you intambara zose nge wago fight for you just say yes if you're ready for me. Ubushomeri buranyishenirwa niyemera ngo ndi umukire ubu n'umujama wa mana senkisa ako kanze mbatekera umutwe sha sawa cyane bobo navuze ko se bagiye kumbaga ikibyimba kwigufa bagiye kumbaga ikibyimba kwigufa undi mu buhinde ikibyimba kwigufa nyine n'ubufaranga nari mfite bwaciriyeho nagira ngo nyine murebe ukuntu mwamfasha munyoherereze nta kibazo mwamunzaye rwose sawa murakoze kindagihamije uzungu yarabona ko ikibyimba cyo kwigufwa kiba kanze nkwereke ari kuzapfa no kuyabona kanze nshuka ikindi ni ibintu cyitwa ngo ni raja meze bite raja bana nyine nahuye n'akabazo nyine nyine ubu ngubu bari kumbaga ikibyimba ku igufa nyine ndi mu buhinde ubu ndi mu buhinde bari kumbaga ikibyimba ku igufa ntabyo uzi se sawa mwana wewe ubwo nagira ngo unabare nyine ubufaranga nari mfite burimo buranshirana kandi nyine ntabwo bari banarangiza operasiyo nagira ngo nyine umbyarure ko wagira ikintu unyoherereza nyine wagira akantu unyoherereza nkabasha kwivuza okay ntari bize kuyohereza urumva nta kibazo urakoze cyane kagenda sha rwara ubukira se rwara ubukire biki haya nayari kandi nshaka kandi ncukana ko sha ikingo nijuru cyo ndayagikuraho ra utayifata meze bite agira isabu ngubu kari ibibazo gusa sabu ngubu bagiye kumbaga ikibyimba ku igufwa bundi mu buhinde waretse imikino mani ubu ngubu ubu ndyamye ku gitanda cy'amaguru 3 benda kumbaga ikibyimba ku igufa umva se ahubwo tudatinze mani nagira ngo niba hari akantu ufite bawanyereza nyine bifaranga nari mfite byaciranye kugira ngo se ntiwaba umubyaye
sawa nari bisa nari bigiragira dore message ya mbere sha irahageze Bobo yohereje niba mba nshaka nyine kamba tuburire kabisa umupango ukurikira no kubabwira ko abantu ubu ngubu nyine benda no kunsezera ndashaka ibipfuko nyine mbabeshye kandi icikire njye kurya yanjye wallahi byabaye kuri mushicacu mwabimenye wowe Mr. Vingo bamujyanye mu Bihinde bamuhabaza ikibyimba ku igufa ugize ngo ikibyimba yego ikibyimba ku igufa yego erega nanjye cyamamagaye kuko ndiwe shawe ariko mari ni mumufashe neza igihe nyine twavuganye ngira ngo ntabwo abibabwiye ese nanjye nyine yambukishije gusa nyine namufashije ese koko igufwa ribyimba gutera oya shani mukamukeneye kumubyimba kuko se uri kumva utarwara tukagufasha kandi ntabwo akundi nyine ubwo ngubwo numvaga wenda ateganya ko bazamusezerera ntari bituzajya kumusura turebe niba yari yo nayamwohereje nzi yuko yabuze ayitike yo kumuvana mu Buhinde wenda aze kuyakora itike gusa ajize wapigiye yambwiye yuko nyine yamusangayo kuko y'amafaranga babanye makeya noneho reka twigendere sibyo ubwo tugerayo tuzaba tutegereza turebe ukuntu azayimereye azatwereka n'uruguma wanatureba ikigoma cyo kwiguka uzakibona tuzaba twumvanye uko byagenze wewe tugende ibiceri by'umunsi ndabitsindiye wallahi ko bisaba kubeshya cyane ibintu ni hatari ariko nta kundi tu umva ibintu ni uburyohe wanjye ndayarya uyu munsi ndayarya tu biriya bijyamo nibyo nabeshye ndakaswa ndapfuye we mundebe uriya si wa musani watubeshye we Mr. V tuvugane nyine Saram mbona se wajunjaraye byagenze utera asemwe ntabwo muzi ko nagiye mu Buhinde amaguru naya ngaye hungubu ntabwo nteza akazizi mani kahita kanza ugize ngo none aka kanyuvuye mu Buhinde umva nyine ngiye neza akazizi karanzaye nese aka kanya umaje kuvugana nawe ubuvuye mu Buhinde hasi simbabwiye ko neza akazizi hari mu Buhinde ni kuri toilette iwanyuvuye neza akazizi ariko karanzaye sigaye hitiranya wana Buhinde numva bavuga hakure kazizi se nibiki Buhinde ni indege ibyo nimwe mubire niko se bakubaze hehe tore kuruguma tutara turi no kuguteneka hehe ariko none ako se mwaretse kungora ariko ntabwo muzi ko nese bakubaze nye mwanyohereje amafaranga ariko nyine narayakoresha twakohereje amafaranga y'ubishyira kiranga cyane bukumereye nabe sabwo nyine gusa uri no mu cyangwe amafaranga yageze nayaheba ntabwo nge nayaheba ase mwebwe indege y'akazizi ntabwo muzi ukuntu ihenda babarira rwose sinyaheba yanjye kumvikana ahubwo igihano ndaguha cyose ugomba kugifata uko ndi bukigure buri uko mbyutse uri ko byumva ndakumva buri uko mbyutse mu gitondo kare kare byuko uba wageze ku muryango ukomanga uhita unyuhagira ku kanya nkuhagira ntakwirwa nkora mu mazi ubwo se nzabikora igihe kingana imyaka 70 ubwo se nzanayimara ahubwo nugira amahirwe nkapfa mbere yawe niyo mahirwe noneho icyo gihano ntago kirenze amafaranga yacu noneho njyewe n'ubundi wese zo mu rugo zari zaruzuye nabuze umuntu waducukurira wese zihwanye na metero miliyoni uraza wazicukura imyaka 90 wazicukura imyaka 100 ariko izo metero miliyoni ugomba kuzazicukura paka ibihumbi bya 900 naguhaye bishizeyo metero miliyoni ariko uwoda kabije urumva nazirangiza amafaranga aravuna peti uri kumva kandi se wowe uki njyewe
nawe ibihumbi senkisa byanjye rero uzingiye igihano ndaguha mu myaka 14 uraza kugira ibyuka buri mu gitondo saa 12 top wamfuriye amakariso yose ntabwo nabikora yego usibye no kuyafunza ugenda mara kuyakora niyo metero cyane mana we muri iyo myaka amafaranga yanjye azaba ari gushira mwanya biye kumuteka mutwe waruzi ko yahize koko wumvaga akimara ubukene ku mafaranga yacu uri kurugutura si icyo uvuye kuyarya ko kabateka mutwe babaye benshi yewe we imbere rero fatanye n'umugongo kubera amafaranga none se ndahera kwande nkura urahera iwanjye byose urajya ubikorera ikirimo samoya uhita uza kwajura gucukura wese mara koga kandi ku munsi urajya ucukura wese 100 byibuze kugira ngo umvemo ideni kujya mara koga ugahita wibwiriza ukamesa ikarisa To catch a fight for you. Intambara zose nge wago fight for you. Just say yes if you're ready. si uko ibintu nzabivamo koko uzabivamo iki tugende